reka nkubwire ngo ikaze. Hano dufite indirimbo ebyiri. Umugabo witwa Diamond Platnumz yakoze indirimbo ayita Happy, ndetse witwa Bien akora indirimbo ayita Final ari kumwe na Alikiba cyangwa se umwite King Kiba. Aka creation rero ni uwo mujyo ngira ngo twerekezemo kugira ngo tubivugeho. Ibyiza indirimbo rero zose ni indirimbo nziza, ariko nyine zitandukanye kubaziririmbye, ndetse zitandukanye muri melody, zitandukanye kumwimerere, zitandukanye no kubwiza even n'ibindi bigiye bitandukanye. Izi ndirimbo nyine indirimbo ebyiri ziri different. Umugabo bita Diamond Platnumz niwe wasohoye indirimbo bwa mbere. Ino ndirimbo yitwa Happy. Nuko bivugwa yuko rwose yashyizemo n'amafaranga kugira ngo ayikorere challenges nyinshi cyane, ndetse yishyura na bamwe mu ba bloggers, influencers kugira ngo bamufashe gukora promotion. Buriya Diamond Platnumz akubwira yuko promotion ari kimwe mu bintu bituma indirimbo iba viral cyangwa se iba popular ahantu henshi cyane ikagera kure cyane. Buriya nk'indirimbo mubona yitwa Wa, ni indirimbo imwe mu zamutwaye amafaranga kuva yatangira kariyeri ya music, bitewe ngo na promotion yayikoreye kandi nawe umusaruro yakuyemo. Ngira ngo mwarabibonye indirimbo yitwa Wa, urwego yari iriho ko atari urwa Afurika gusa, ari urwego rw'isi. Diamond Platnumz rero urumva uwo muvuna arawuzi, uwo mujyo arawuzi, n'utuntu twiwe. That's why rero yanavuze ati muri Happy nshobora gushyiramo ibiceri byanjye. Iyo ugiye kuri melody wumva ifite akamelody keza, ndetse uwayiririmbyeho nta kindi tuza kumunenga ku bushobozi bwe tuzi. Yarabikonfirimye ku rwego rw'isi yose, abantu bose magingo aya ngaya bamaze kwemera ubushobozi bwa Diamond Platnumz. Gusa akaba indirimbo yitwa Finale y'umugabo witwa Bien yakoranye na Alikiba. Bora nituza kuvuga ngo who is the beat killer. Kwanza reka mbanze mubwire ko hashize igihe kinini abantu bagereranya Alikiba na Diamond Platnumz. Kuva Diamond Platnumz yazaba muri kariyeri agasangamo Alikiba yaragafashe, batangira kugenda babageranya bitewe n'amahiti na Diamond yagiye akora, ndetse nayo Alikiba yagiye akora. Ariko nyine King Kiba abenshi bakavuga ati nta wundi mwami ubaha abami baba ari umwe. That's why he called King Kiba. Ndetse Diamond Platnumz nawe akavuga ati ni Simba ni umwami w'ishyamba, ukabura gica. Gusa ariko uyu mugabo bita Bien wo muri Kenya wahoze mu itsinda rya Sauti Sol aherutse gushyiraho umucyo, aravuga ati ntago bikwiriye ko abantu bazajya bahanganya Alikiba na Diamond Platnumz, ati kuko bose n'abahanzi banini kandi buri wese akora ukwe n'undi agakora ukwe. That's why nta muntu ufite kuba yagenda abahanganisha. Ariko nyine the reality n'ubundi abahanzi bakorera abafana nyine niba bagiye mu mujyi wo kubahanganisha, ndetse ibintu bimaze imyaka. Sinekereza ko bije guhinduka mwaka kanya, sinekereza ko bije guhinduka aka kanya. Indirimbo rero yitwa Final ni ya Bien na Alikiba. Ngira ngo bigeze no gukorana kera muri Sauti Sol bakora indirimbo yitwa Unconditional. Ni indirimbo yasohotse za 2016. Bimaze imyaka 10 ku rubuga rwabo rwa YouTube rwa Sauti Sol, imaze kurebwa n'abantu miliyoni 18. Urumva yuko nyine n'abahanzi bari active, batuwe bazwi cyangwa se batuwe bamenyerewe. No kuvuga ngo rero Alikiba yarongeye yihuza na Bien n'ubundi niwe wari uyoboye itsinda rya Sauti Sol. Bien nagira ngo ngubwire yuko uyu mwaka ushize cyangwa se na magingo ngaya dutegereje kuzumva nanone ibihembo bya Tracy Award, ariko muri East Africa niwe muhanzi atwaye igihembo cya mbere cyo muri East Africa cy'umuhanzi w'umwaka. Ni umugabo uhagaze bwuma, niwe mugabo ukomeye hano muri East Africa magingo ngaya turi kuvugana. Kwihuza rero na King Kiba
bahora bahanganya na Diamond Platnumz. Noneho ngubu ni ukuvuga ngo izi ndirimbo ziri guhatana ku rwego ruteye ubwoba, indirimbo yitwa Happy n'indirimbo yitwa Finale. Ngira ngo no mu buryo zagiye zirebwa Happy na Finale ni indirimbo zitandukanye kabisa. Ubona ko indirimbo yitwa Finale nayo yaje nyuma ikubita inshuro yitwa Happy. Nahoze mbona umwe mu babloga bakomeye baba influencer muri Tanzania bamwita Mwijaku, umwe mu bantu nemera cyane ibi bintu babimazemo igihe kinini kandi babikora babizi. Mwijaku rero ni umunyamakuru wo kuri Cloud FM. Uyu nguyu arazwi cyane muri East Africa, keretse ku bantu mudakurikira wenda cyane iby'imyidagaduro, ariko abantu babikurikira ya muri East Africa, Mwijaku nta muntu waba utamuzi. Mwijaku rero yagize ati King Kiba my boss, tajiri wangu, King numwe, umwami numwe, ni King Kiba. Niba yafashemo none ukihuza n'umuntu bita Bien, ndirimbo yahise bakasa mutwe bahita Finale. Diamond Platnumz mu gihe we ari gushinjwa ko indirimbo yitwa Happy yayishishuye itsinda, ntabwo ari itsinda ahubwo yayishishuye ubugira kabiri. Video afite aho yayishishuye agashishura na audio handi. Kwa Mr Flavor yashishuye cyitwa audio, ndetse akugira ku ndirimbo yitwa 24 Magic yitwa Bruno Mars. Arangije arayifata arayishishura kuri igishwa cyose, araza video yitereka hariya. Gusa mu minsi ishize mu kiganiro cyangwa se muri interview yagiranye na Wasafi Media yavuze yuko yakoze ibintu bye nuko bikaza guhura, ndetse yajyana kure yabyo. Aravuga ati ndabyemera rwose ko bisoundinga kimwe n'izo ndirimbo n'amashobi nasa rwose n'iyo 24 Magic ya Bruno Mars. Atari ko ngewe nari mfite igitekerezo ndi kumwe n'uwitwa director ndetse na producer dukora ibintu bimeze gutyo, tuza gusanga natwe bisa gutya, ariko byatanze ikintu cyiza n'indirimbo nziza. Of course nta nubwo twabirenza amaso tuvuge ko atari indirimbo nziza iri gushinjwa gushishurwa imbere n'inyuma, mu gihe witwa Bien n'uwitwa Kiba bakoze mu nganzo nk'ibisanzwe bagukubitira umuzigo hariya. Ubu ngubu rwose muri East Africa ziri gukubana, ariko Finale no mu buryo ziri kurebwa iri kuza imbere yitwa Happy. Kandi urebye Bien n'uwitwa Kiba nta n'imbaraga nyinshi cyane bashyizemo kuri promotion, mu gihe Diamond Platnumz akomeje promotion ku buryo buteye ubwoba. Nuko byifashe rero muri East Africa hagati y'indirimbo yitwa Finale ya Bien ari kumwe na Kiba ndetse na Happy ya Diamond Platnumz. Reka nkubwire ni ibiganiro byacu bya reactions bizajya biza buri gihe, muzajya mubibona. Rero Willis, reka nkubwire Astra Vista.